Ndabasuhuje kandi mbaye ikaze kuri Hand of God. Nk'uko twari basezeranyije rero ko hari umukiza yadufatanya muri ibiganiro byacu kugira ngo umenye kuza kuryoherwa. Reka atangire atugezaho ikiganiro cya mbere. Murakoze kumpa ijambo kuri Hand of God. Amakuru agezweho cyangwa se update zigezweho aka kanya ni ukuvuga ko ubu tuvugana channel ya Rocky yamaze kubisibwa. Ni uko rero byagenze, yamaze kubisibwa. Utiyasibwe kubera iki rero? Ubundi bavuga yuko mu bintu bishobora gutuma channel y'umuntu isibwa harimo kuba yenda yaba yakoze ibiganiro bitemewe binyuranyije n'amategeko ya YouTube, kandi ikindi bihano bakunda gutanga ni ukuvuga ngo bashobora guhagarika channel mu mezi 3 cyangwa se bakayisiba cyangwa se bakakwima monetize. Rero ikintu bamukoreye ni ukuvuga ngo channel ye bayikuyeho, bayisibye muri make. Nubwo bayisibye ariko ntarirarenga, birashoboka ko yayigaruza nk'uko yari yarabigenje no mu mezi ashize. Murabibuka ko mu mezi ashize yigeze kujya muri Amerika guciringa ku bijyanye na channel. Bivugwa yuko rero kiriya gihe hari utuntu tw'udustrike n'utundi tuntu nk'utwo aho content creator twumva cyane. Uko niwe n'utwo yari yasize rero twe na Hand of God harusine twagiye turabikurikirana neza cyane, duhiga amakuru, inkuru turayitara tubona bishobora kuba ari byo byabiteye. Haba harimo kuba watangiye kwica amategeko ya YouTube, amategeko agenga community ya YouTube, harimo nko gukora ku ntambara runaka, ukaba hari ibintu bitari byiza n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo ngibyo kabisa akaba ari bimwe mu bishobora kuba byatumye channel ye bayisiba. Mukomeze mukurikira Hand of God, turakomeza kugenda dutanga amakuru tubagezaho update, dukomeze kubana no mu biganiro bitaha. Nibagezaho iki kiganiro na Rusine, murakoze.